hano iyi nzu hano hari itangazo ryo gutanga akazi abanyeshuri bo muri sogonderi. Ubu nzabashobora ko kangerageze rero nimba nabona nuko nshaje mwabyihangane. Iyi ngofero urayibona, nagerageje nanje kwikora protagiti nyikoreye mu gikarito, nasanze ibintu byo kuza natakaza amafaranga cyane bigoranye. Ibi nibyo ushaka ndimo gutanga akagenda n'ibi ngibi, ariko ari neza cyane, bisa naho bigenda. Nzagerageza nabonye hari itangazo ngo ryo guha akazi abana bo kwigisha abana bo muri sogonderi. Mfite abana basubiye inyuma kuri ubu ngubu. Amasomo wize se mfite impamyabushobozi y'amanota 9, nize koka, niga music, nize na religion cyane. Ibintu by'iyobokamana, Imana niyo ya mbere, ibindi bizazana. Yego ni ya mbere, ariko njyewe mfite abana basigaye kera bari bumbashima, ariko buno basubiye, kandi akazi nshaka gutanga nakuri bana ngo shimi si ubu ugereranyije ni ibintu bimeze gute? Shimi ni ibintu by'ibinyabutabire bafata porodagiti bakayihuza n'indi bikabyara igikoresho. Ibintu ngo by'ibinyabutabire kumva ibintu by'itabi. Yose ubu watangira kwigisha abana nje nakubwiye ko nizerera ibyo, nta wakwigisha abana ibintu by'itabi. Itabi nto rijyanye n'Imana. Kuko wazanye abantu baterana bacagera ku bya kera. Oya abantu bakira ni bisi ya none kiri. Nshaka kubigisha ibintu bihageze ubwo se ubampa urugero ry'ibintu byo naje ndabigisha. Ikintu cya mbere urugero, nubwo nanjye nabitandukanye nuko si cyane. Dore gufata sodium yego ukayihuza n'amazi ukaguha isabune. Ibyo nibyo nshaka kubigisha. Ndi kubyumva, nzagerageza. Ariko kondisiyo rero yo gutanga akazi atanga na kondisiyo. Nubwo uzagashobora ingiye na kondisiyo n'izihe buri gihe ntabwo ndabikora ndebe nimba abana bari gufata neza. Iya kabiri, nshaka ko abana binjira n'ibintu bijyanye n'iyo shimi bakayimenya neza, bagakora ibintu bigezweho muri iyi si ya none. Kunkondora buri munsi, wenda ujuraza wenda rimwe mu cyumweru ngo nawe ukoze akazi neza. Mbese waterana umukozi agakora yumva, nzagerageza, ariko akazi urakampaye. Ibyo nari narangiza kondisiyo. Ikindi ukabahana, nimba bagusuzugura ukabahana. Ibintu bijyanye n'igishari ukakibahata. Kubyumva buri mwana azaje arizanira inkoni ebyiri zo kumukubita. Ariko ntukamukubita kumuvuna, ni ku kibuno, ni ku kibuno. Rero ejo uzaze gutangira akazi, ninsanga utagashoboye mbese umwe uzahita nkuruka. Murakoze.